mwana wandakariye umuntu akora kariye ahubwo mfite ibintu byinshi cyane numva birimo birancanga biragucanga se gute reka umuntu ahamagaye ndamwizeye akusura mu mwizeye n'icyari ugize ukuri rero uzwi mbya no mu diaspora nakubwiye kumva arirekura yampaye amafaranga ariko ntabwo yampaye amafaranga menshi cyane yanyereje 20 ngaho yumvira mu diaspora ko yarezo 20 muri buno buzima noneho harambwira ngo nshake pasiporo ngo tuzaba tujyana Dubai kumva muri Qatar twari no kujyana kureba umupira hanyuma mu buzima urumva nyine yagize akazi kenshi konje barayimura urumva ndavuga ati nta kibazo akamutegereza ubwo ngubwo yambwiye ngo nyine mfate hoteli mutegereze araza uno munsi ashyikire hano ibintu byose dukonsoma arabyishyura none se ujya gushaka pasiporo amafaranga niyo yarayaguhaye cyangwa nayo wakoresheje nayanjye nakoresheje ukoresha amafaranga yagutegeye gushaka pasiporo ni imodoka zaza ngo iri imodoka yarabikwishyuriye se nabyo sinigeye byishyuriye iyi niyo fagitire ya mbere ngiye kwishyura kandi nagiye ngiye guhura n'umuntu nose urabizi ko ino bato ari mu ijana ngira ko nta kibazo mfite ko nta n'ikindi kintu genda mwizeye 100% kumva ni umukire ariko Imana yo mu ijuru ireba neza niyo yonyine yagufasha uno muntu ntabwo uri kumubona mu bubo usi umuhungu ni imbohe uvugishije ukuri reba ukuntu yambaye aho rero smart cyakora ashobora kuba ameze nka babesukora bo muri bank gusa wishaka kumunyumvisha nabi ngenda mwizeye n'umukire se he araberwa mama icyo ntabwo uri kubibona akubera ko umutungo berwa ntashobora kugurira pasiporo arahara kohereza 20,000 ibyo ngibyo ni umuntu ucuruza none yarambwiye ati yohereje mu miliyoni menshi muri Afurika kumva bahita bafunga world limit n'ibintu byose kandi urabizi abantu baba babagera abagome yanyu ni ukuri ntabwo womeze gutyo utaranuzwe telling you the truth ntabwo ibihumbi 20 ari muri Amerika uziko no utipe ucuruza downtown bya bigoye by'umutse kuri y'amaye 20 ngo kubera nyine yohereje amafaranga menshi ariko ngo ari kubaka inzu kumva afite no sino button na yari wiyishyure ikintu ari ibiryo byose turi buri ari kubaka ariko ufite n'amaproje y'ubukwe ubukwe simbizi gusa tuzajya Dubai kumva tujye Qatar ahantu hose Zanzibar hose ujyanye n'umuhungu uhereza 20,000 ako watuje ukamureba ariko muzagenda ku Gatara anyway ntabwo ndi kunenga umusore wawe umaze kumva nabi ngo ndaza kumwakira uko ndi bumubona ko nta bikisi ntasikera igikoma se ukeka ko se atari buze mu ndege nase yagiye muri Amerika ku Gatara n'impunzi zijyayo ambwira kanageze ndeba se ubundi ko yambeshye ubu ngubu wageze ageze se ubwo yarahagurutse yabonye n'ibintu byanjye yanzaniye mbwiye ko yanzaniye amaparufe na ka kavuga kagabanya inda ntagutuzi kariya kantu bakagura hari n'ahantu batwodarira kuri za kitu tuba tugura amacyari sinzi impamvu njye abantu bakomeza kugushukashuka kandi uri umuntu w'inkumi tutegereza umuhungu wawe ma twinywere tuve no mu bugambo mbese ngo duherukana kabaze manu akusaba banzu mbwire mu diaspora wawe byagenze uzi none ibintu yakoreye uzi ko nasanze agira umugore yamufite he nasanze afite umugore muri Amerika urumva akazageza hano genzi ko ari umusore ubwo nanjye nitaracyo ndi mu bicu mu modoka nicaye imbere agasentira akamilkshake ndimo ndagenda Kigali mbona abasore bari ku moto nta kintu bavuze mbona nta kintu bavuze none nsigaye nirirwa ngenda ngongana nabo muri za zebra crossing nzamuka n'amaguru shari mbabwira nyine nabo wese ari he yasubiye sifa kumbo urumaze yagiye akuba abantu ba diaspora bundi akuba nose yakoraga iki umva yari yarambwiye ngo hari hanze ngo ngatwara ibikamyo kumva ariko naje kumenya amakuru ngo nta nubwo ngo agira ngo ibyangombwa byo gutwara ngo barabimwatse niba ngo yaratwaye yasinze niba ngo yarakoze ikihe kidega sinzi ngo ikidega yakoze ngo bahita bamwaka ibyangombwa by'ubu ntabwo yemerewe gutwara ari hariya aricaye gusa bose bakora ahantu ngo muri kampani sinzi ibintu akora urumva ntatwara ni ukugenda nyine bakamugeza ku kazi bakaza gusubirayo kwa mufata noneho umugezayo ni umugore we wa mugore we yakubeshye ko yambeshye ko ntawe ufite yamenye gute ko mufite nahuye n'umwana we
umwana w'amahuri ubabwira isi irahetse inshuti yanjye isi irahetse nahuye n'umwana we urumva nyine twari twagiye muri show urumva tuvuye muri show tujya gusura utipe mushiki wacu w'i Remera tugezeyo turarayo noneho abakobwa bari bahari n'umubebe umwana mwiza byahatari umwana we umwana wangana ate afite imyaka 19 20 uwo asaba muri Amerika uwo ntabwo ari uwo mugore wo muri Amerika n'undi afite undi mugore afite undi mwana inaha wo ku wundi mugore noneho uwo mugore ngo yasize aramuteye inda barabyaranye mujya muri Amerika amusezeranye ko azagapfa bagakora ubukwe ageze ahita ashaka n'undi mukobwa asanze muri Amerika ataba mwana wa mugore mu Rwanda ubwo wari ubaye wa gatatu ngiye kubyara umwana wa gatatu nako umugore wa gatatu nkabyara abana nk'abacumi na kangahe ntazi cyuka abahubara abahuni ariko ubwira isi hetse abasore nabo bahetse ibibazo bise ariko ubu narasinye nta bintu byo kuvugana nabo bintu byinshi si uko kutumye ngira ubwoba ariko nuriya yambwiye ko yirinze ava mu Rwanda yavuye ngo mu Rwanda ari umwana kumva urumva amaze imyaka 20 muri Amerika umuntu umaze imyaka 20 muri Amerika kohereza 20 by'amanyarwanda birangana n'imyaka yamaze nawe ugiye guhura n'urwo nahuye narwo do cyakora namurogesha kuko njye nagomba numva umwanya nataye akuze abahungu bose nakatiye uvuze ko urogesha uranyibutse umukecuru cyakora ashaka umuti abantu bashize nakora nta mukecuru ujyayo akakwaka amafaranga menshi ngo esanse yaruri niba nawe kandi nari tukagendera nko ku gatanu izina ry'Imana ko yambwiye nicazwaho esanse n'uburozi bigahurira hese nyine ibintu byose ibiciro byose byaruriye aragucumbi 50 ku gati kangana ngo kakati gucira mu mavuta kugira ngo imyaku ngo igende mu 50 dapfa kujyayo kandi uzi inzira yawe igerayo umuntu aba yafashe taxi y'ibihumbi n'ijana uwo muhanda se barakoze njye mperuka rega bawukora hari n'ahantu ugera noneho ugasimbuka ukaca mu bwato bakakwambutsa turahagwa ariko iriya mbwa nayirogesha nko kumuka igihe ibyo ukina nabyo cyangwa se ukamuhuruza akajya ahora mu ndege aje kukureba aha nabyo byaba yagerayo akajya amafaranga se yayabona n'umuntu uguha benshi oya ariko wasanga arwaye venga ari kugira ngo gutesite ariko tutegereze turebe kuko niyo mpamvu ubona nafashe no kabe ngiye live mu gihe ataraza jya live noneho uzi ikindi yambwiye ati nshaka icyumba cy'ukwezi cy'amadolari 2,000 by'iki? 2,000 by'idolari 2 by'idolari ni ukuvuga ngo rero niba mugiye gukonsoma 2 by'idolari uri kuryama gusa ngomba kugenda byibuze nk'umuntu utari burare nanjye ndiyemo nka miliyoni wase nugira cyose nawe bwaza gafite amafaranga ibyo ntabwo bindeba umva ko ikintu ugiye kunkorera ushaka kurya iki babe bampaye nk'agafi urumva na chips bampindure n'ino wine bampe mowete urumva ariko bahita bagira babe bamfuriye nyine n'agakoko nimara kurya iyo fi ntangiye kunywa mowete kano kawine ngashizemo ndaza kubona nibwo ndibuze kurya iyo nkoko ukura bizingiye nyine iyo ndi kumva nshaka no kurya kandi ntabwo nagenda ngiye munsi ya 1M ngiye gukonsoma 2M rero kananga komanda sibyo umva ngiye nta kibazo ubwo katsigana ndi live nyine uransanga ko sawa twashaka gukoresha komande rero y'ibyo kurya twe turi muri 6 rero nashakaga inkoko y'inyarwanda nziza muyitondere mukore neza nshaka n'ifi urumva ubwo ifi ishatse yazana n'amafiriti cyangwa n'ibirayi sinzi special yanyu uko bimeze ariko biza bimeze neza na salade mubyitondere ntabwo turi kwihuta
ni twebwe tuzamara mu kwezi hano. Okay, salade nyine iriho voka n'amafiti ku ruhande, pilawu, wowe uzane ibintu ubona nyine sawa. ubwo rero abashushu ndakomeza mbabwiye nyine ukuntu gahunda zimeze. ubu ngubu bagiye kubanza n'utuntu two Mrs. Eve, hi, how are you? I miss you so much. Ngo ndakomeza mbabwire ukuntu ibintu bimeze. ubu ngubu ngiye gutangira nshaka utuntu ndi buze kwifashisha mu bintu byo kuza kurya. Sorry, hano hariho ibintu byo kunywesha gusa pardon, ntabwo mpamenyereye. Of course ni hoteli twari twafashe, kandi urumva gusa ntabwo mba muri ino hoteli ahantu ntuye ngewe ni hafi yaho, ariko ntabwo ariho mba. ibintu birimo rero ntabwo mbizi neza, ndi kugenda nshakisha. namwe murakomeza mufashe. uyu munsi noneho ndaza kubereka ukuntu umuntu ari burye ifiriti, yamara kurya ifiriti akaza no kurya inkoko, namwe birashoboka byose. kanze ndebe, hano mpabonye isahani. Kamamagaye diaspora wanjye ndebe ko mbona yatinze kuza, ntabwo ashaka kumutoza cyangwa muhebaje. Hey boo, nose amasaha wampaye ko indege bigeze i Kigali yarenze. Twanafashe hoteli, nafashe hoteli mamaze nk'amasaha 2 nkutegereje, nashyizeho na komande y'ibiryo. ntabwo waza ngo dusange turakwiteguye byatari. n'icyo kunywa bakinzaniye ndanywa kishiramo nubize n'ikindi. Nk'uko mubibona ni isahani nziza isa white, irasa neza kabisa. kurira hano biteye apeti byonyine ubwabyo, kubera ukuntu kaba gasa neza. iyo ugiriye ku kintu gisa neza bikongerera apeti. kandi uko mwabibonye hano mfite n'akawayini, ariko mu kanya turaza gukoresha mowete. mbanza stomero turagukunda none se nanjye ndabakunda cyane. abantu turi kumwe ni Alia yagiye hasi, hari ibintu yagiye gutangamo komande, aragaruka mu kanya. ubwo nibikunda nawe ndamubereka, cyangwa joining akoresheje Instagram account yiwe. bivuze ngo uwo mu diaspora aba mu kihe gihugu. ubu ntabwo rero ngewe tuziranye cyane, ariko bambwiye ko ngo avuye muri Amerika. sinzi state neza, ariko bambwiye ko gusa avuye muri Amerika. See you boo. namwe ndabakunda muri beza. nta kintu uri sorry, ni kuri timeless nonsigaye nyize utuvideo twanjye twinshi. ni timeless comedy kuri YouTube, ariko vuba ngaha hashobora no kuzabafungurira na TikTok nyine ya timeless comedy. TikTok yanjye iri hafi guhagarara. nsuhurize Alia, ndamukunda, ndamusuhuza cyane. So guys, murakoze rero. reka ndongera kugaruka mu kanya mbereka Alia, mbereka ukuntu umuntu yazajya arya. ubwo aba tutabashije kubana turaza kubona mu kanya. Cheers, ndabakunda cyane. Merci. Uzahanu ni kuri Pole apartment hano Kimironko. Ubajije kwa Pole apartment bahita bakugeza inyuma ya Beka hano Kimironko. Yego, ndakwiteguye na komande nashyizeho, mba turakwiteguye cyane. sawa wahagera ndimo hejuru ndetse mubana mumagara ndetse mubana. Wow!
You man. Ça va? Kabisa, asante kabisa. Yesu ko watinze. Indege navuye muri Amerika mbanza guca Brussels, hari turangiye kuzaramo ibintu ndashirirwa kabisa. Aho gusa muri mwe bwa hari umuntu ufite 5 sagayani zimbanza nishire moto nze kumumotara negereje arahanze. What?